ndibaza urimo urabyumva ko bitangira Yesu ari we mutsima ariko bikending up atugize kuba natwe imitsima mizima, imitsima itarimo umusemburo, niwo murimo umwami Yesu akora muri twebwe. Hanyuma iyi mitsima rero Bibiliya yavuze ko ari 12, ni imitsima 12. Imitsima 12 nayo twakora reference mu dufashe reference nko mu byahishuwe. Reka twifashishe ibyahishuwe igice cya 21 uhere nko ku murongo w'9. Reka ni byinshi ariko reka mbikotinge kugira ngo ubone kubyumva. Ni ukuvuga ngo bitangira ku murongo w'9. Ni Yohana urimo wandika, Yohana intumwa y'umwami. Hanyuma aravuga ati nuko ngiye kubona mbona umwe wari ufite za nzabya ndwi araje arambwiye ati ngwino nkwereke umugore w'umwana w'intama ari wo mugeni, ngo amujyana ku musozi muremure ari mu mwuka. Hanyuma arangije abona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, ariryo torero rya Kristo rihishanywe nawe. Muraryibuka ko Bibiliya itubwira ngo nyamara twebwe Yerusalemu yo mu ijuru niyo mama wa twese, niwe mugeni. Iyo bigereranywa kuri Sara murabyibuka. Hanyuma iryo ngiryo rikaba rero ariryo torero ry'abacunguwe rizimana n'umwami Yesu mu isi nshya. Hanyuma Imana rero ikabivuga ivuga iri torero, iravuga ngo rero ngo yabonye Yohana yareretswe abona inkike zaryo z'iryo torero cyangwa inkike z'urwo rurembo, abibona mu mabuye y'igiciro meza cyane ariko ari 12. Noneho ahita arabwirwa ati rero ayo mabuye 12 wabonye y'igiciro cyinshi ntabwo ari amabuye, ahubwo ni intumwa, ashushanya intumwa 12 z'imiryango z'umwami Yesu. Hanyuma abona n'amarembo manini cyane abantu binjiriragamo bajya muri urwo rurembo. Hanyuma ayo marembo nayo abwirwa nuko ari abapatriarche, ari imiryango 12 ya Israel. Ni ukuvuga ngo yaba imiryango 12 ya Israel, yaba intumwa 12, urumva byose ni 12. Byose bishushanya mu Isezerano rya kera nuko abantu binjiye kumenya ubutumwa bwiza, mu kumenya umwami binyuze muri ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Ingabire Clemence. Nkaba mbashimiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Hanyuma tukaba dukomeje inyigisho zacu za Bibiliya nkuko tusanzwe tuzikora. Hanyuma ariko ntabwo twiga nkuko dusanzwe twiga, ahubwo igihe cyose tuba dutegereje kuva ku mwuka wera kugira ngo aduhe ibishyashya bitameze nk'iby'ubushize, kugira ngo muri twebwe habashe kwakira umutsima wa buri munsi. Imana rero itugirire neza. Ndacyari rero ku busobanuro bw'ibikoresho byari mu ihema, mu ihema ry'ibonaniro, ari nabyo byashyizwe mu rusengero. Murabyibuka aho urusengero rwubakiwe. Hanyuma uyu munsi bikaba bitakiri, urwo rusengero rukaba rutakinahari kuko urusengero rutakiri icyitwaga urusengero rwari rwubatse. Yesu yavuze ati urwo mu rusenye nzubaka urwanjye mu minsi 3. Hanyuma Paul yazaza kuruvuga akavuga ko urwo rusengero rwabaye atwe twabaye urusengero rw'umwuka wera, umwuka w'Imana akaba ari muri twebwe. Hanyuma biriya byose rero byari mu ihema ry'ibonaniro, aribyo byimuriwe mu rusengero, bikaba byari igishushanyo cyashushanyaga ubuzima bw'itorero ry'umwami Yesu. Nyuma yaho umwami Yesu akoze umurimo wo kuricungura, abamwizeye ubuzima bazaba barimo. Biriya byose byari ibishushanyo. Niyo mpamvu Mose aza kubikora yagombaga gukora akurikije igishushanyo yeretswe, akurikije ukuri yeretswe, akaza agashushanya ibisa nabyo. Bikaba ari byo rero Bibiliya ikomeza ivuga iti ririya sezerano ry'igihe cy'ibishushanyo byari igicucu cy'ibyiza byendaga kuzaza, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Hanyuma bikaba ariyo mpamvu tugomba kumva ibyari mu ihema, nibwo tubashisha kumva evangile, kumva ubutumwa bwiza, kuko biriya ni ibishushanyo. Urumva iyo ufite materiel didactique cyangwa
imfashanyigisho, ni nako Bibiliya ijya ibyita ikavuga ngo isezerano rya kera ryari le pedagogue, byari umushorera udushyitsa kuri Kristo, yari pedagogue, ni ukuvuga ngo ni materiel didactique cyangwa ni imfashanyigisho zituma dushobora kumva isomo rya Nouveau Testament rya Kristo ubwo Kristo azahishurwa. Rero nuko turimo tugerageza kubisobanura. Ubushize nasobanuye ku igitereko cy'amatabaza, igitereko kimwe cy'amatabaza kikaba cyariho amatabaza 7, 6 mu ruhande rumwe n'andi 3 mu ruhande rumwe n'andi 3 mu rundi ruhande, n'akandi kazamuye hejuru kitabaza bifatiyeho. Nabisobanuyeho cyane, ariko yenda kasigaye ntavuze, nagennye kuvuga ariko ndakibagirwa, iminota irashira. Kari ari amavuta yatsaga yatumaga amatabaza akomeza kwaka. Ayo mavuta bagombaga gutegura, bagombye gufata imbuto za elayo bakazisekura, ntabwo bagombaga gukora processing yindi wenda ngo baziteke ziyenge, barazisekuraga bitewe n'umuhango runaka. Uko ayo mavuta bayakoreshaga bigenda bitandukanye, nk'ayo kwimikwa yabaga atandukanye, ni ibintu bitandukanye. Ariko aya ngaya yakisha amatabaza yagombaga kuba bayabroya, bakayasekura mu isekuru. Ibyo rero bikaba byarashushanyaga umurimo Umwami Yesu Kristo yagombaga gukora, ari we wabaye nk'aho ari we basekura. Bibiliya ivuga ngo BWIZA, baramushenjaguye, bamushenjagura kugira ngo rero twebwe tubone ubuzima bwa Kristo muri twebwe, aribwo buzima bwa Kristo aribwo bushushanywa n'umwuka wera muri twebwe, butuma rero ubuzima bwacu bukomeza kubitabaza ryaka muri iki gihe cy'umwijima, muri iki gihe cy'ijoro. Icyo Imana ibivuga mu byanditswe byera ikavuga iti, ababwira ngo bacane itara, yabwiye ngo itara rizakomeza ryaka a perpetuité, kugeza iteka, igihe cyose. Ariko kandi icyo gihe cyose agishushanya no kuva nijoro kugeza mu gitondo, kuko iki gihe cyose turimo Imana ikita igicuku cy'ijoro, hanyuma tukaba tutegereje ko buzacya bukaba mu gitondo. Niyo mpamvu n'Imana yibara iminsi iravuga ngo, ivuga iyibara umunsi, ntabwo ijibara ngo ibare ko bugoroba bucya bukira, oya, ahubwo ahera ni mugoroba igihe cyose, akavuga ati buragoroba bugacya. Umunsi ugatangira izuba rirenze ukazageza ejo irindi rirenze. Ni ukuvuga ngo igihe cyose bihera bugorobye hanyuma bugacya. Igihe cyose nuko bigenda, bikaba ari ugushushanya ibi bihe turimo, kuko ntabwo dutegereje ko buzagoroba, ntabwo bukeye ngo dutegereze ko buzagoroba, ahubwo buragorobye, ahubwo dutegereje ko buzacya. Uko nguko niyo ko system y'Imana uburyo ireba ibihe, kuko nta kintu cyose kiba kiri muri Bibiliya kiba kihari pour rien, nta na kimwe kiba gihari ku busa, byose biba bifite icyo bivuze. Hanyuma Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi nicyo nashakaga ko twiga rero ni ukureba imitsima yo kumurikwa. Ni ukuvuga, muribuka ko hariya mu ihema rya kabiri harimo ibintu bitatu. Harimo igitereko cy'amatabaza, hakaba ameza ariho imitsima yo kumurikwa, hanyuma hagakurikiraho igicaniro cy'imibavu. Ibyo bintu bitatu nibyo byari bihari. Okay, hanyuma noneho rero reka turebe iyi mitsima yo kumurikwa. Reka dutangire dusenga, hanyuma Imana ibane natwe. Data mu izina rikomeye rya Yesu, ndagushimira iki gitondo nanone uduhaye databuja cyo kugira ngo dukomeze turye kuri uyu mutsima, dusangire ijambo ryawe, turire ku meza yawe, tugaburiwe nawe igitare kisungwa n'amahanga. Niyo mpamvu amaso yacu tuyahanze kuri wowe kugira ngo haze ubugingo bwacu, ukomereze ubugingo bwacu kugira ngo muri uyu mwijima w'icuraburindi dushobore kuba amatabaza yaka, tubiheshejwe n'indyo twariwe kuri wowe cyangwa n'ijambo ryawe Mwami Yesu. Twumvise tukarikira mu bikorwa mu bugingo bwacu, hanyuma ubuzima bwacu bugahinduka. Ndakwinginzira Mwami kugira ngo ibyo bigere kuri buri umwe wese wumva ubutumwa bwiza, uwo wose unyotewe ufite ibyiringiro byo kuzakubona, ufite ibyiringiro byo kuzaboneka kwawe Mwami, n'ubwiza bwe no kurabagirana kwe ko mu bihe bizaza kuzageza iteka ryose. Mbisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen.
reka dukoreshe passage imwe ushobora we kwirebera muri mubare w'igice cya 24 umurongo wa 4 ukageza ku 9 hanyuma no mu kuva ibice 25 gahera nko ku murongo wa 23 ukageza kuri 30 ngewe iyo passage niyo ngiye gusoma kuva 25 umurongo wa 23 ndageza kuri 30 ufite umurongo wa 30 niwo nshaka niwo nitaho cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana iravuga ngo kandi azabaze ameza amwe mu mushita uburebure bwayo n'umurambararo bube mikono 2 ubugari bwawo bube mukono umwe uburebure bw'igihagararo bube mukono umwe n'igice uyagirizeho izahabu nziza uyagoteshe umuguno w'izahabu uyabarize igikomeza amaguru kiyagote ubugari bwacyo bube intambwe imwe ukigoteshe umuguno w'izahabu uyatekere izahabu zivanze ibifunga 4 ubishyire ku nkokora uko arenye ziri ku maguru yayo uko arane ibyo bifunga bibe hafi y'igikomeza amaguru bibe ibyo gushyirwaho imijisho yo kuremerezwa za ameza ubaze imijisho mu mushita uyagirizeho izahabu aba ariyo ijya iremerezwa za ayo meza. 29 ucure amasahani n'udukombe byo kuri yo ucure n'ibikombe n'imperezo byo kuri yo byo gusukisha amaturo y'ibyo kunywa ubicure mu izahabu nziza. Umurongo wa 30 ariwo nashakaga cyane haravuga ngo ufite niwo ushingiyeho ibyo ngiye kwigisha. Haravuga ngo ujye utereka kuri ayo meza imitsima yo kumurikwa ihore imbere yanjye iteka ryose iri ijambo bakoresha mu gihe burayo gisobanura ino mitsima yitwa leshem hapanim bigasobanura imitsima nyine pain de présence. Donc kuvuga ngo ni umutsima uhama muri presence uhama mu bwiza bw'Imana nkuko rero Imana bivuze hano uti ikavuga ngo ihore imbere yanjye iyo mitsima izahora imbere yanjye iteka ryose. Urumva ni imitsima igomba guhora imbere y'Imana iteka ryose aryo jambo ryakoreshwa hano mu gihe burayo cyitwa leshem hapanim. Ndibaza yenda ipassage twari bushingireho niyi kugira ngo bize kutworohera iyo mitsima turimo tureba igomba kumurikwa nyine igomba guhora kumurikwa muri presence y'Imana kumurikwa mu bwiza bw'Imana kandi kahora igihe cyose. Yari imitsima igomba kuba nuko sinagiye muri details zose ntabwo nabirangiza ariko yari imitsima igomba kubingana ikaba igomba kuba ari imitsima 12 hanyuma bagombaga kuyicura mu ifarini yunguruye neza. Donc bakoresha iyo bita fleur de farine ni iyunguriye neza itakirimo utuntu tw'udutepfu cyangwa tw'inkambi arizo zose tw'ibiheri ibyo ari byo byose bagomba kuyungurura inshuro nyinshi cyane. Iyo niyo bakoreshaga bakaba bagombaga gushyiramo umunyu nyine nk'akora imitsima bagomba gushyiramo n'amazi bien sûr bagashyiramo amavuta hanyuma kandi yagombaga kuba itarimo umusemburo. Voilà icyo ngicyo nicyo wayimenyaho ibyo byose turi bubuze kubisobanuraho mu kanya. Hanyuma ahubwo icyo twakwibaza aka kanya iyi mitsima yasobanuraga iki. Reka dukoreshe izindi passage tumenye iyo Imana isobanura imitsima ibishaka kuvuga nde ibishaka kuvuga iki. Twakoresha nk'ubutumwa bwiza bwa Yohana ndeka bariho tujya niho hari passage nyinshi ziri budufashe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6. Ahangaha aho tugiye gusobanura naho Yesu ari we wenyine we aba yiyita ko ari we mutsima. Donc uyu mutsima rero ukaba mbere na mbere warasobanuraga we ariko mwibuka ko ari imitsima 12 nukuvuga ngo nuko duhereye kuri we ariko hari ibindi Imana bivugaho naho turi bubirebe. Turareba igice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana hanyuma turebe umurongo wa 32 hari abariho duhera.
turageza ku 35 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Data ni ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko hari ahandi hantu bari barabonye umutsima, murabyibuka igihe cya manu bayibonaga. Hanyuma ahangaha bari abayuda barimo baganira na Yesu, wenda manze vuga kuri histoire. Yesu nk'ejo yaho yari yamultipliye imitsima, abaha imitsima myinshi, bararya barahaga, barangije biba n'ububyutse mu mitima yabo, babona ni byiza, bituma bamukurikira aho agiye hose. Noneho rero batangira kumubwira bati batariko batujye uhora uduha uwo mutsima rwose. Ati yarabanje arababwira, iyo usomye umurongo wa 26 arababwira ngo Yesu arabasubiza ati ngo nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Donc bari barariye imitsima barahaga, biba ari byo bamukurikira, ntago bari bamukurikiye ibintu by'ubugingo. Ariko noneho nyamara kandi iyo mitsima yabahaye yari igishushanyo cyo kugira ngo ubundi bamenye imitsima nyakuri, umutsima nyakuri wakaba ari wo bakurikira. Hanyuma arababwira rero ngo ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Urumva ibyo Yesu atanga ni wa mutsima w'ubugingo, kuko ari we. Hanyuma ngo baramubwira bati tugire dute ngo dukora imirimo y'Imana, ati mwizere uwo yatumye. Hanyuma baramubwira bati ngaho dukora ikimenyetso tushobore kukwemera. Ariko banamwerekeza ku cyo agomba gukora, ntakore icyo kuhagurutsa umuntu umugaye, ahubwo bamwerekeza bamubwira bati nka Mose, reba urugero yaduhaye imitsima, nawe rero nkuko nicyo kimenyetso twifuzaho, kuko niko bavuze ku murongo wa 31 ngo basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nkuko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Nibwo rero Yesu yabasubizaga hano tunasomaga, Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Urumva wa mutsima, mwibuke yarimo yivuga, aravuga ngo kuko nta wazamutse mu ijuru, ahubwo hari uwamanutse ari we Mwana w'umuntu. Voilà. Hanyuma ngo baramubwira bati databuja ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati nige mutsima w'ubugingo, uza hondi ntazasonza na hato, n'uyizera ntabwo azagira inyota na hato. Okay, voilà, urumva Yesu arabihamya ko ari wo mutsima w'ubugingo kuri verse ya 35. Ariko dukomeje hepfo, reka ngenda nkufasheho, usomye no kuri 48, tugiye nko kuri 48. Naho aravuga ati nige mutsima w'ubugingo, ati basogokuruza banyu bariraga manu mu butayu nyamara barapfuye, ati mumenye ko uyu mutsima ari umanuka kuva mu ijuru kugira ngo uhe umuntu uwurya kudapfa. Uwo mutsima wa wundi yivuze ko ari wo mutsima w'ubugingo 51, ati nige mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu naryo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga ku bari mu isi, kubwa bari mu isi kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Murawibuka ahangaha yarimo akora reference y'ukuntu uwo mutsima ari wo mubiri we uzaba brise, uwo mutsima wazawutanga. Murawibuka yongera gufata ikimenyetso umunsi bwari bukeye ari bubambwe, agafata umutsima still, yarangiza akamanyagura ati mwakire muryeho mwese, ati uyu ni umutsima ugaragaza ushushanya umubiri wanjye, ati rero ugiye gushenjagurwa ku bwanyu n'abandi kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Murabyibuka icyo arimo avugaho 53, haravuga ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri we. 54, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. 56, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri jye nanjye nkaguma muri we. Ni byinshi nasoma, ni byinshi cyane,
murimo murabyumva Yesu ko arimo yihamya ko ari we mutsima w'ubugingo. Uwo mutsima w'ubugingo akavuga ati ni bwa bugingo bwanjye nzatanga igorogota, kandi yongeye kubishushanya nyine ku munsi bwari bucyagiye bugikubambwaho. Hanyuma iyo usomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 26 naho Paul ababwira itorero ry'Abakorinto ababwira ku birebana n'ikimenyetso bajya bakora kimeze nk'icyo Yesu yakoze umunsi bwari buke ari bubambwe. Hanyuma akababwira rero ukuntu bazajya bajya ku meza y'umwami. Noneho yangiza akavuga ati rero uko murya kuri uwo mutsima, uko murya mu usangira, ati muba mwamamaza urupfu rw'umwami Yesu kuzageza igihe azazira. Aho wenda nshyireho agaparanteze, kuko abantu benshi barangirira mu kujya guhazwa bagafata ukaristiya, mu kujya ku meza y'umwami bakarya bagataha, ariko ntabwo ari kiriya bisobanura. Kiriya ni igishushanyo gusa, ni ikimenyetso, ariko ukuri nuko mu buzima bwawe ukurya umubiri w'umwami no kunywa amaraso ye ni ukwemera gupfana nawe ku musaraba, kuko uko nicyo byasobanuraga, byari urupfu rwo ku musaraba, ni ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Rero uko ubwakira muri wowe ubugingo bwawe, kuko iyo turiye umutsima dutamiye mu kanwa ni umubiri urya, kandi igitamiye Yesu yaravuze ngo iyo ikintu kigiye mu kanwa kirangiriza inzira yacyo, murayizi nagombye kuyivuga. Noneho rero avuga ati muribuka n'igihe bamubwiraga ku bantu batajabika intoki, aterega ntabwo ikinjira, ntaho bihuriye, biriya ntaho bihuriye n'ubugingo. Ati rero gifite aho gihuriye n'ubugingo ni ikintu umuntu arya by faith, kurya kubwo kwizera. Rero umuntu wawe w'imbere kugira ngo ajye ku meza y'umwami ni ugupfana na Kristo, wemera gupfa ku ngeso zawe, ugapfa kuri kamere yawe, kandi urwo rugendo ukarukora kubwo kwizera umwami Yesu mu buzima bwawe. Nibwo uri bube wamamaza urupfu rw'umwami kuzageza igihe azazira. Ibyo nabyo ntabwo ndi bubitindeho cyane. Navugaga ko iyi mitsima mbere na mbere ishushanya umwami Yesu, ariko ku bwa kabiri nanone ikaba ishushanya twebwe. Urugero ni nk'aha ngaha Imana igihe yavugaga kuri Hoseya, murabyibuka, ivugana na Hoseya dumwe, ivugana n'umuhanuzi Hoseya, ariko ishaka kuvuga kuri Efurayimu. Yavuze kuri Efurayimu, iramuvuga ngo igice cya 7 umurongo wa 8 kugeza ku 9, iramuvuga ikavuga ngo Efurayimu ngo yivanze n'andi moko, ngo Efurayimu ngo ni nk'umutsima udahinduwe, ngo ugashya uruhande rumwe. Hanyuma umurongo w'9 akavuga ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze, ngo kandi ntabizi, ngo ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenye. Umurongo nitayeho nuriya ukuntu yamugereranyije, akavuga ngo ni nk'umutsima udahinduwe. Umutsima udahinduwe ni ukuvuga ngo ni nk'uko wateka, ndibaza ko yenda ibyo birumvikana ku bantu bamwe, wenda si bose, utetse gato hanyuma warangiza inyuma ikabira hiye, imbere idahiye, nta muntu wayirya. Unayiriye yagutera ibibazo bikomeye mu nda, bene iyo mitsima idahiye. Rero nimutekereze namwe uyu nguyu Efurayimu, Imana yumuvuga ngo ni umutsima uhiye uruhande rumwe, ntabwo yahinduwe. Ntabwo yahinduwe, yahiye uruhande rumwe, urundi sirwo. Ubundi umutsima ugomba kuba uhiye rwose, hanyuma niko none ntabwo ahiye. Ni ukuvuga ngo afite izina ry'uko ariho, ariko mu by'ukuri nta buzima bumurimo. Icyo nendaga kuvuga cyane ni uko umuntu w'Imana ufite isezerano ry'ubuzima, uyu Imana imugereranya n'umutsima, nk'uko Yesu ibyo ari byo ashaka ko natwe tuba byo. Uko nguko niko rero, uko Yesu ari umutsima w'ubugingo, niko natwe ashaka ko tuba imitsima y'ubugingo. Yenda nakoresha n'undi murongo umwe kugira ngo dushobore kubyumva, nk'iyo Imana ivuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 5, Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza kwa 8, aho Imana ibivuga, ni Paul nanone wandikira itorero ry'Abakorinto, arababwira ngo kwirata kwanyu si kwiza, ngo ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose. Ngo nuko mwiyezemo imisemburo ya kera kugira ngo mube irobe rishya
mube irobe rishya, mube umutsima mushya, mube mutakirimo umusemburo wa kera kuko pasika wanyu iyo yacu yatambwe ari we Kristo. Ngo nuko rero tujye tuziriza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa. Donc tube irobe rishya, tube umutsima mushya. Urumva ahangaho urumva yakoze na reference ndetse ku ntuza kuri pasika, yerekeza kuri pasika kuko tuzi ko igihe pasika yatambwaga bagombaga kuva umunsi pasika iri butambirwe bagombaga gutangirana iryo joro bayirishaga, batangiranaga imitsima idasembuye. Bisobanura ko Kristo kuva abaye igitambo cy'ubuzima bwawe ukaba wumvise ubutumwa bwiza, utangira kwakirira Yesu, kurya uwo mwana w'intama wa pasika, wakirira Yesu mu mubiri wawe cyangwa mu mutsima udasembuye, utarimo umusemburo. Ubwo ndabifatanyije n'umusemburo muvuga, utarimo umusemburo kuko umusemburo Bibiliya ugereranya n'igomwa, mwabyumvise. Yawugereranyije yawise ko umusemburo ngo ari igomwa n'ibibi, hanyuma kandi kutagira umusemburo nabyo arabisobanura, abyita ko kutagira umusemburo ari ukugira ukuri no gukiranuka. Voilà. Ubwo rero ndibaza urimo urabyumva ko bitangira Yesu ari we mutsima, ariko bikendinga atugize kuba natwe imitsima mizima, imitsima itarimo umusemburo. Niwo murimo umwami Yesu akora muri twebwe. Hanyuma iyi mitsima rero Bibiliya yavuze ko ari 12, ni imitsima 12. Imitsima 12 nayo twakora reference dufashe reference nko mu byahishuwe. Reka twifashishe ibyahishuwe igice cya 21 uhere nko ku murongo w'9. Reka ni byinshi ariko reka mbikotinge kugira ngo ubone kubyumva. Ni ukuvuga ngo bitangira ku murongo w'9. Ni Yohana urimo wandika, Yohana intumwa y'umwami. Hanyuma aravuga ati nuko ngiye kubona mbona umwe wari ufite za nzabya ndwi araje arambwiye ati ngwino nkwereke umugore w'umwana w'intama ari wo mugeni, ngo amujyana ku musozi muremure ari mu mwuka. Hanyuma arangije abona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, ariryo torero rya Kristo rihishanywe nawe. Muraryibuka ko Bibiliya itubwira ngo nyamara twebwe Yerusalemu yo mu ijuru niyo mama wa twese, niwe mugeni. Iyo bigereranywa kuri Sara murabyibuka. Hanyuma iryo ngiryo rikaba rero ariryo torero ry'abacunguwe rizimana n'umwami Yesu mu isi nshya. Hanyuma Imana rero ikabivuga ivuga iri torero, iravuga ngo rero ngo yabonye Yohana yareretswe abona inkike zaryo z'iryo torero cyangwa inkike z'urwo rurembo, abibona mu mabuye y'igiciro meza cyane ariko ari 12. Noneho ahita arabwirwa ati rero ayo mabuye 12 wabonye y'igiciro cyinshi ntabwo ari amabuye, ahubwo ni intumwa, ashushanya intumwa 12 z'imiryango z'umwami Yesu. Hanyuma abona n'amarembo manini cyane abantu binjiriragamo bajya muri urwo rurembo. Hanyuma ayo marembo nayo abwirwa nuko ari abapatriarche, ari imiryango 12 ya Israel. Nukuvuga ngo yaba imiryango 12 ya Israel, yaba intumwa 12, urumva byose ni 12. Byose bishushanya mu Isezerano rya kera nuko abantu binjiye kumenya ubutumwa bwiza, mu kumenya umwami binyuze muri iriya miryango 12 ya Israel, ari ryo sezerano rikomeye Yakobo yari afite. Hanyuma mu Isezerano rishya nanone nuko bimeze, twese tukamenya ubutumwa bwiza binyuze muri aba babutubwirije. Niyo mpamvu Bibiliya ibita inkingi z'ibyo bitwizera. Bibiliya ikatubwira urugero nko wasoma nko mu Bagalati, mu Befeso igice cya 2 nk'umurongo wa 20 umane hepfo kugeza kuri 22. Bibiliya ikatubwira ngo twubatswe kwizera kwacu kubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo twubatswe ku byo abahanuzi bahanuye, kuko bo nibyo barebye barabivuga, barabyitegereza bidafatika barabivuga. Ibyo ngibyo rero tukaba twari tubifite mu byiringiro
hanyuma intumwa noneho zo zirabitubwira ko zabibonye, noneho zitwereka realite, ukuri kw'ibyo bihindeka kuba ibyiringiro, bihinduka ibyo twizera. ariho rero noneho bo bavuga bati uwo twabonye tukamukoraho tukamwitegereza, uwo nguwo nyine niwe turimo tubabwira. ubwo rero niko urwo rufatiro ari rwo twubatsweho. urumva still ni hahandi ni 12. niyo mpamvu iyi mitsima uko iba 12 ni ugushushanya itorero ry'umwami Yesu muri rusange. iryo torero ry'umwami Yesu rikaba rigomba kumurikwa, rigomba kuba riri imbere y'Imana, rigomba kuba ari leshemu hapanimu, riri muri presence, rihama muri presence y'Imana ibihe byose. hanyuma akavuga ati rigomba kuba rero rikozwe guti. rigomba kuba icyambere, iri torero rigomba kuba rikozwe muri fleur de farine. umutsima turawuzi, tujye kwifashisha ingero z'uko uyu mutsima ukorwa kugira ngo tubone uko tubyumva. uyu mutsima ni ukuvuga ngo bakora mu ifarini inoze cyane, sibyo? ifarini inoze cyane, itunganyije, iseye iyunguruye mu buryo butunganye cyane. murabyibuka nk'iyo Imana ivuga tukiraho ku ifarini, Imana yivuga mu mugani umugani w'urukungu mu masaka, cyangwa le blé, livre dans le blé. ni ukuvuga ngo urukungu niyo ivre, voilà, mu masaka. nuko iterme amasaka nitwe tuyikoresha, ariko hariya ntabwo bari baza amasaka. niyo mpamvu nujya muri Bibiliya original ntabwo uzasangamo amasaka yitwa sorgo, ntabwo ari blé. ariko nta kibazo, wenda ni mu buryo kugira ngo abantu bamwe bashobore kumva, nta kibazo, twagenda gutyo. rero iyi farini yagombaga kuba iyunguruye cyane, inoze. uko nguko niko rero Imana mu by'ukuri, kugira ngo tube irobe rizima, irobe rishya ku Mana, nuko tugomba kuba tukuwemo ibitepfu na kamere zose. mujya mwibuka igihe Imana yabwiraga Jeremy irimo imwohereza kujya mu nzu y'umubumbyi ngo arebe uko agenza ibumba rye, nk'uko azana ibumba akarikuramo amabuye, akaritunganya, akarifyonda kugira ngo azakore ikibumbano kizima. nuko aba yabonye ibumba rinoze, ritunganye, ryabaye fasone, ryashyizemo amazi, rigatungana, rikoroha, rikamera neza. iryo niryo rishobora kubumba ikintu kigashoboka. rero urumva aka kanya n'Imana irimo iradukoramo kugira ngo tube imitsima mizima binyuze mu murimo umwami Yesu Kristo yakoze. niyo mpamvu bagomba gukoresha fleur de farine, farini yunguruye cyane. hanyuma Bibiliya yavuga muri uriya mugani nari mbabwira mu Matayo 13:24 kugeza kuri 30, aravuga rero ati ingano zisobanura abana b'ubwami. urumva ko iyi farini isobanura abana b'ubwami. yavuga ifarini, ariko Yesu nawe ajya yita akabuto k'ingano kagiye kataguye mu butaka, kadashobora kubyara utundi twinshi, avuga ku rupfu rwe. kuko mwibuka yuko Yesu niwe mutsima w'ubugingo, ariko yaduhinduye kuba imitsima 12. Imana itugire neza tubyumva. hanyuma iyi ngiyi niyo iri principal, ni ukuvuga ngo iyi farini niyo i principal kugira ngo uyu mutsima ukorwe. hanyuma tuzi bagombaga kongeramo umunyu rero turabizi ko wongera uburyohe. umunyu Bibiliya nanone ikabyita ko yuko turi umunyu w'isi, kandi umunyu tugomba kuba umunyu w'isi, kandi umunyu iyo ukayutse ntacyo uba ukimaze, bakwiye kuwujugunya hasi. nitwe umunyu w'isi. ni ukuvuga ngo hamwe no kuba Yesu Kristo yarigeze mu buzima bwacu, tugomba kuba twiryoheye kandi tukaryohera n'abandi, tukaryohera environment. ubwo buryohe ni uguhesha ubugingo aho turi amatabaza amurika, dutanga umucyo aho turi, kuko tuhubatse, turaba ubwami, turi abatambyi b'ubwami. aho turi rero ubwami bwa Kristo bugashobora kuhaba kubera yuko duhari. hanyuma bigasaba amazi kugira ngo uyu mutsima ukorwe. amazi Yesu arivugaho muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 14, yavuga na wa mugore w'Umusamariya akavuga ati unywa amazi nzamuha azamubera isoko idudubiza kuzageza mu bugingo bw'iteka. urumva akivuga ko rero ari we mazi hariya. urumva ayo mazi Yesu still, ni ukuvuga ngo uyu mutsima ntabwo ushobora kuba umutsima w'ubugingo atari za ingredients ukoze. mu by'ukuri ni umwami Yesu mu buzima bwawe, bitarimo ntabwo byakunda. ntabwo ushobora kuba umutsima wo kumurikwa muri presence y'Imana ngo we muri presence ntibishoboka. hanyuma ikindi
avuga rero ni amavuta agomba kugira ngo uriya mutsima ukunde. Amavuta rero reka nifashisha umurongo umwe uba muri ni myinshi ariko ndakoresha umwe muri Zaburi nk'igice cya 45 umurongo wa 8 aho Imana ivuga iti wakunze gukiranuka wanga ibyaha nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha abagenzi bawe. Donc yagusize amavuta yo kwishima kukurutisha abagenzi bawe kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha. Uko urumva aya mavuta ukugusigwa dusigwa n'umwuka wera, nukuvuga ngo wabaye hariya ifarini yunguruye ukizemo ibitepfu byose, wahindutse umunyu w'isi, amazi niyatemba mu bugingo bwawe, umwami Yesu guhesha ubugingo bw'iteka, automatiquement usigwa amavuta y'ubwiza. Ahangaha rero n'umwuka wera kugira ngo ryarobere ribe ryuzuye. Hanyuma kandi bigomba kuba ari nta musemburo, icyo ngicyo nacyo nagisobanuye, nta musemburo ugomba kubamwo, ugomba kuba uri robe rizima kuko umusemburo Bibiliya twasomye aho twasomye mu Korinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza kwa 8 twabonye yuko umusemburo urushanywa igomwa n'ibibi, hanyuma kutagira umusemburo bigasobanura ukuri no gukiranuka, aho twasomye ku murongo wa 8 ngo nuko rero tujye twizihiza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo uwari wo wose ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuye ariyo kuri no gukiranuka. Ngo ibyo tukagomba kubikora kubera yuko ku murongo wa 7 ngo kubera yuko Kristo ariwe Pasika yacu yamaze gutangaho igitambo, cyangwa mu yandi magambo ko Kristo yamaze kuba igitambo cy'ubuzima bwawe, Pasika yacu ikaba yarabonetse. Rero kuva ibonetse bagombaga kuyirisha imitsima idasembuye kugeza mu minsi 7 ariyo minsi y'umwuzuro. Nukuvuga ngo uhereye kuva umunsi umwami Yesu agere mu bugingo bwanjye ngomba ku mutsima udasembuye kuzageza mu bihe 7 ari byo bya perfection. Imana itugirire neza dushobora kumva ibyo tubisobanukirwa, ubwo tumenye ko ari twe mitsima igomba kumurikwa muri presence y'Imana ibihe byose. Hanyuma iyi mitsima ikindi kiyongeraho nuko iyi mitsima yagombaga twavuze ko igomba kuba 12 twabirangije twavuze. Ikindi nuko iyi mitsima yagombaga kuminjagirwaho encens, kuminjagirwaho imibavu igihe cyose. Nukuvuga ngo iyi mitsima iri muri presence y'Imana. Mwibuke hari igitereko cy'imibavu tuzavugaho ibutaha, igicaniro cy'imibavu. Ariko nubwo igicaniro cy'imibavu gihari hariya, ariko iyi mitsima igihe cyose kuyipresenta imbere y'Imana yagombaga kuba presente, igomba kugaragazwayo babanje kuyitera parfum bayiteye parfum y'imibavu. Iyo mibavu rero Bibiliya iratubwira igihe cyose ko tugomba kuza mu bikari by'Imana dushima, kandi yadusobanuriye iyo Paul arimo yandikira itorero ry'Abafilipo arababwira ati rero uyu munsi ntabwo tugiye gutamba ibitambo kugira ngo imibavu izamuke dutambe by'ibinyamaswa, ahubwo amashimwe yo mu mitima yanyu, imitima yanyu yinjira mu bikari n'amashimwe ishima Imana inezerewe. Iyo ngiyo niyo mibavu ihumurira Imana neza. Nuko rero niko mu buzima bwacu bwo kumurikwa igihe cyose dukwiye kuba tunezerewe umwami. Niyo mpamvu Paul avuga igihe cyose akavuga ati ndababwiye ngo mwishimire mu mwami, mwishimire mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Bitagendanye nuko wabonye akazi cyangwa wakabuze, bitagendanye nuko urwaye cyangwa utarwaye, ntabwo kwishima kuririye kuri ibyo. Kwishima biririye ko uri umutsima muzima, ko ufite ubugingo bw'iteka. Naho inaha ngaha waba uri bupfe mu kanya, ubizi kuri bupfe mu kanya, ariko umunezero wawe mwinshi nuko ufite ubugingo bw'iteka. Niyo mpamvu rero uwo mutsima utambanwa igihe cyose baba uteyeho iyo mibavu iguma guhumurira Imana iteka muri presence, ari wo rero imitima wawe unyuzwe. Niyo Dawidi yajyaga abwira umutima we ngo wa mutima wanjye wishime Uwiteka, Zaburi 103, ngo mwabindimo mwese mwamushime Imana yanjye. Uko rero uwo mutima wawe unyuzwe ku Mana ni bifite urumva nicyo bivuga. Ikindi reka nongera nsubira inyuma nuko ibintu byose biri muri iri hema rya kabiri byose byari bigabiyagijweho zahabu rero nayo turayizi. Petero bitubwira inshuro nyinshi avuga ati kwizera kwanyu ati nako kugereranywa nk'izahabu,
ati rero zahabu rero nayo nk'uko tubizi ko igomba gupimwa batayemera atari uko batayicishije mu muriro, ati niko kwizera kwanyu kugomba nako kugeragezwa. Noneho rero agakotinga ibyanditswe byinshi ari yako barabitubwira, ari Paul ari Petero, akavuga ati rero nimukakuka umutima nimugubwa gitumo nibibagerageza by'uburyo bwinshi, ati ahubwo mujye munezerwa mwishime kuko kugeragezwa les épreuves zitera kunesha, ati zigatera kunesha, zigatera kwihangana, zikazana ubwiza, hari ibyo dutegereje kugira ngo ukwizera kwacu kube guhamye. Niyo nayo mpamvu ubona nka hariya Efurayimu ngo ni umutsima uhiye uruhande rumwe. Birashoboka ko yagiye mu ifuru bagira ngo bagerageze zahabu nziza, hanyuma agashaka gutoroka mu ifuru vuba vuba bigatuma ashya uruhande rumwe. Urumva ntabwo nageze nshaka kujya muri izo detaye, ariko urabyumva ukuntu umuntu yashya uruhande rumwe uko byaba bimeze, kandi umutsima uhiye uruhande rumwe ntabwo waba ari ukiri umutsima wo kumurikwa. Niyo mpamvu rero ibintu biri muri iri hema rya kabiri, ahabanza hariyo iby'umuringa, ariko mu ihema rya kabiri yaba igitereko kitabaza cy'amatabaza, cyaba iyi meza iriho iyi mitsima ni zahabu, cyaba n'igicaniro cy'imibavu nacyo ni zahabu, kubera yuko ibyose bishushanya umurimo Kristo amaze gukora mu muntu yatunganye. Nituziga ku kirebana na hariya habanza, uzasanga ari ibintu birebana no kwezwa no kwezwa n'igikarabiro n'igitambo cy'ibyaha, gicaniro gitambirwaho ibitambo by'amaraso, uzabisangayo. Ariko ahangaha nta bintu by'amaraso bihari, ni ukuvuga ngo uwamaze gucungurwa, hanyuma Imana ishaka kuba muri presence yayo, kuba mu bwiza bwayo. Uri umutsima uri mu bwiza bw'Imana, uri umutsima imbere y'Imana, kuko hari umurimo Yesu Kristo yakoze, yaguhaye ubwiza bwe, yaragutunganyije. Hanyuma noneho nurangiza uhame muri presence y'Imana, kuko iyi ni imitsima yo guhora imurikwa imbere y'Imana kuzageza iteka. Ubwo rero niko Imana yifuza itorero. Niyo mpamvu ari ukuri mubibona, mwibuke ko ari igishushanyo cyari igicucu cy'ibyiza byendaga kuzaza, umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Hanyuma iyi mitsima ikaba yaragombaga guhindurwa umunsi wa Pasika. No, I'm so sorry, yagombaga guhindurwa ku munsi ku isabato. Ni ukuvuga ngo buri sabato iyi mitsima barayihinduraga. Bikaba bishaka gusobanura iki? Bikaba bishaka gusobanura ukuntu ni ukuvuga ngo yabaga ihari bakayirya ku isabato, ikaribwa n'abatambyi, abana ba Lewi bakayirira hera cyane, kuko yabaga ari yejejwe. Ndabona iminota irimo iraba myinshi, wenda ibyo sindi bushoboye kubivugaho cyane, ariko nta kibazo nawe wabyisomera ukabyiyigisha, ubikoreho meditation, umwuka wera aragufasha. Hanyuma byabaga bisobanura, ni ukuvuga ngo ubundi kiriya gihe bajyaga umunsi w'isabato niwo munsi bajyaga mu materaniro, nibwo bajyaga bakajya muri presence y'Imana. Kiriya gihe nibwo bajyagayo byonyine. Hanyuma noneho rero urumva, mu gihe rero wegereye Imana ugomba kuza yuri umutsima mushya, utari wa wundi w'ubushize, wabonye change, hari impinduka zabaye muri wowe. Ariko mu isezerano rishya tuzi neza ko nubwo dutegereje isabato y'iteka tuzabamo, ariko Kristo we sabato wacu, we mwami w'isabato yarahishuwe, ku buryo rero yaduhaye uburuhukiro muri we. Rero ni ukuvuga ngo tugomba kuviva isabato ya buri munsi mu buzima bwacu. Ariho ajya anavuga, yatwigisha gusenga, akavuga ngo dusabe Imana iduhe notre pain quotidien, iduhe umutsima wacu wa buri munsi. Bisobanurwa ngo dukeneye kuba renouvelé, kuba bashyashya uko bukeye uko bwije, tutari kiri mu bya mbere bya Kristo, ahubwo twiyungura twigira imbere kugira ngo dushobore kuva mu bwiza tujya mu bundi, turushaho gusobanukirwa, turushaho kuba beza kurusha uko twari tumeze, tubiheshejwe no kuguma gusobanukirwa umwami Yesu mu bugingo bwacu. Akandi kantu wenda navugaho kuri ibi birebana n'uyu mutsima ni naho Dawidi yari ino mitsima kandi ubundi atarayemerewe. Murabizi ko ari abatambyi be na Aroni bagombaga kuyirya, ariko ikaba yejejwe. Uko kurya munabyumve nko muri Nouveau Testament, ntabwo kurya mugenzi wawe, donc n'ubusabane, nubwo busabane bw'abana b'Imana, urumva bw'abana b'Imana, ariko bugomba kuba bwejejwe. Ariho Imana ivuga iti rero ati imargarita zanyu ntimukazishugunyira ingurube, de peur que izo ngurube zitabarya.
zitabarya zikabaconshomera n'imargarita zanyu zikazangiza. Donc ni ukuvuga ngo rero ibyo kurya byejejwe babigabura wejejwe. Ubwo ni ubusabane bw'abana b'Imana, aho Imana ivuga iti ariko umwijima wabana gute n'umucyo. Ubwo murimo murabyumva. Hanyuma twongeye tukavuga kuri ahangaha rero Dawidi urumva yaje muri kiriya gihe, yaje ntabwo yari mwe na Roni, yari no mu muryango wo kwa Yuda, ariko agiye ku mutambyi igihe yarimo ahunga Sawuli. Wabasoma muri Samweli wa mbere igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Hanyuma habuze ibyo kurya, baramubwira ngo hari imitsima yo kumurikwa, arayirya. Ubundi bitari byemewe ko umuntu wese ayirya, ariko nyamara ntiyagibwaho n'umuvumo. Yesu ajya bisobanura muri Matayo ku gice cya 12 usomwe wa murongo wa 1 kugeza kwa 8, avuga amushima, ashima ko Dawidi yasobanukiwe uwo ari we, nubwo byari bikiri mu gishushanyo, ariko asobanukirwa ko ari umutambyi w'ubwami, kuko Bibiliya yaduhinduye kuba abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, babandi Imana yaronse. Arabimenya nubwo igihe cyabyo cyo gusohora kitaraba, ariko mu by'ukuri mu mwuka aho biba byararangiye, nuko igihe cy'amasezerano kiba kitaragera. Noneho asobanura Dawidi rero ukuntu we yari yarisobanukiwe, malgré ko igihe cy'isezerano rya kera Yesu atarahishurwa, ariko arisobanukirwa, amenya ko ari umutambyi w'ubwami kandi yemerewe kurya imitsima yo kumurikwa. Hanyuma Yesu akabivuga gutyo. Ni ukuvuga ngo rero bishaka gusobanura hari ibyo Dawidi yakoze, nuko yasobanukiwe ko ari umutambyi wemerewe kurya iyo mitsima. Rero abarya imitsima ni abatambyi. Rero mugenzi wawe niba ari umutambyi w'ubwami, uwo musangira iyo mitsima. Gusangira imitsima rero ni ugusangira revelation zanyu, gusangira ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Uwo niwe compagnon, niwe mugenzi wawe mushobora kugendana urugendo rw'ubugingo, urugendo rugana ku mwami, urugendo rw'agakiza ibihe byose. Uwo kubera ko hari n'indyarya z'imitsima itarahinduwe bameze nka Efraimu, barahari mu nzira. Njye ntangazwa, hari agatabo k'umugenzi njya nsoma, gatabo ka Mukristo, ukabona yagendanye n'abantu benshi, urugendo ni benshi cyane batabarika benshi, ariko abagenzi bari babiri. Yari mwizerwa, yari Mukristo, donc uwo mwayi bagendanaga bari babiri gusa. Uriya waguye mu isoko mburamumaro, akaba ari we wari mwizerwa. Hanyuma n'undi yahuye nawe nyuma ari we mwiringirwa. Abo ngabo bonyine nibo bonyine babaye abagenzi bashobora kugendana nawe. Abantu babiri gusa mu isinzi ry'abantu bose bahuye nawe, kuko benshi bari indyarya, benshi bari abasubira inyuma. Abo rero nibo musangira wa mutsima uriribwa ahera. Imana ibaha umugisha. Mujye musubiramo, mukore meditation, mwongere musome, hanyuma Imana izajya ibafasha kugira ngo musobanukirwe, mwaguke kurutaho, musobanukirwe, mwibuka yuko umuntu niba atumva ibintu bigenze ihema ry'ibonaniro, mu by'ukuri no kumva evanjiri byamugora. Nyamara kandi Imana yaraguhaye imfashanyigisho kugira ngo ushobore kumva, kuko niko Bibiliya ivuga ngo la loi ngo yari un pédagogue qui nous amène à Christ, ngo yari umushorera utugeza kuri Kristo, cyangwa umwigisha utwigisha kugira ngo dushobore kumva tugere kuri Kristo neza. Imana rero ibaha umugisha. Yesu rero abagirire neza. Reka dusenge dusoza, tuzakomeza ubutaha twiga kuri kiriya gicaniro cy'imibavu. Reka dusoze dusenga. Data mu izina rikomeye rya Yesu, ndagushima kubw'imbabazi watugiriye kugira ngo dushushanywe n'ubwiza bw'umwana wawe Yesu Kristo, ubwo ari umutsima w'ubugingo, ukaba waraduhamagariye kugira ngo tube imitsima y'ubugingo, natwe kandi murikwa imbere yawe ibihe byose. Mwami, ndakwinginga kugira ngo ibyo bisobanuke mu mitima yacu, tubyumve kandi uduhindurire kugira ngo dushobore kuba imitsima nyakuri yo kumurikwa imbere yawe, itari ya yindi yahiye uruhande rumwe idashobora guhinguka mu bwiza bwawe, imeze nka Efraimu, ahubwo Mwami ihiye rwose, itunganyijwe rwose, itunganyijwe nawe. Ndabikwingingiye mu izina rikomeye ryawe ryera Yesu. Amen. 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 Amen.